musozi twebwe twari tugiye kuhakora isuku. Sinitaye kuri excuse zose muri kumpa. Icyo nkeneye nuko ntakibashaka ahangaha aka kanya sinkibakeneye kandi mbasabi nta mwana n'umwe nkeneye kuzongera kunyita nyina. Niko twavuganye ngo iki Batubyaje ntituzagaruke hano. mubana mubimbwira cishwa hano vai nawe bariya bana se Shajaho ni birebire mbabara wibimbazo ibyawe ni birebire tuzabivuganaho ubutaha gusa ko wakoze kubw'uyu munsi. wakoze cyane Wakoze pe kabisa. mbere y'umushiti wanjye ikintu naguhamagariye urabizi ko kuva na kera wa muri inshuti yanjye ungira inama gusa noneho byanshanze pe byanshanze mva ko nigenje urabona biriya byana ndera nyina wabo urabizi ko byagenze nyine uko namwishe burya rero ntugire ngo nishakiraga imitungo bari ukabije kunjyana abagabo iyo niyo mpamvu nyamukuru yatumye ngira ute mwica urumva namujyanye mbapfu nyine baramurangiza ariko nkubwije ukuri abana bari ahangaha noneho hari igihungu kingeza aha ni nkubwa ngo ngeze aha ubyumve aho bigeze sinzi icyo nakora ahubwo se hari umuntu mwamuziranye wamfasha tukakiniga ko nshaka kukica ese ni umuniga urumva haraba hajemo ikibazo na leta ikakubimenya urumva bitazakugwa nabi ahubwo wabigenje nk'uko wabigenje kuri mama ukajya mu bapfumu. Ikibazo nyine nta mafaranga mfite yo kujya mu bapfumu. Yaba nafite amafaranga muri iyi minsi mfite bukiriza urumva yaba nafite amafaranga nakagiye mu bapfumu urumva bakabikora nk'uko na nyina bagize ute bamunyiciye ariko ikibazo nta mafaranga mfite. Ngo rero sinzi rwose mbabura umfasha niba ari umuntu muziranye rwose amfasha ukakiniga kikavaho byamfasha. Nese kuki ushaka ko habanza gupfa umuhungu? Umuhungu niko mbona agaciye ubwenge ahubwo gaciye ubwonko bw'akagikobwa nagashwari ko kari aho ngaho ntago yangora rwose nanamuswa amazi nkavuga ko ari impanuka cyangwa nkagata no mu toilette we ntago yangora ahubwo umuhungu nyine ubona afitemo utuntu tw'uducakura ukuntu ariko wumve ngo nkeneye kumwica pe nkeneye kumwica urumva hari n'imitungo hari moto mama yamusigiye urumva ibanditseho kandi ndayikeneye ndayishaka pe ubyumve ko nyikeneye urumva na burya wabonaga ndi kuburana ngo babame mbarire ni impene mbafitiye bashakaho iki yaba ari iyo mitungo nishakiraga mbabariramo ni imitungo nishakiraga. Ndumva rero hajemo ikibazo cyo kumuniga leta yabyinjiramo bakamufunga icyiza washaka amafaranga ukabona ukamwica nk'uko wishe leta yabyinjiramo cyose uba nkora iki hari amafaranga ntayo ubwo haje n'ikibazo cyo kumuniga byaba bibaye ibindi urumva ubwo rero sinzi ariko ndashaka umuti kuko uriya muhungu ntabwo erega ni bose ariko gusa nuko nshaka kubanza kwikiza umuhungu kuko umukobwa we rwose ni ibintu byoroshye ariko umuhungu we birankomereye cyane birankomereye pe ibyana ndabyirukana bikagaruka ntabwo ati simbakeneye ahangaha nkabyuka mu gitondo mbasanga ahangaha. Ese nta bundi buryo wabona ngambwira ubirukana ukabagumisha mu rugo hasi ko nawe usetsa ubuyobeye ko nyangira abashyitsi ubu bajye baza basimbagurika abana boshye ngiye nabyaye ntabwo ndabyara amahoro amenye simbashaka kandi n'ikindi bahaba bataha icyo nshaka ni imitungo nase imitungo nzayibona gute kandi bakiriho urugendo nyine urumva urugendo n'izuba riri hano hanze ntacyo ndakugurira kamwe mu kanya kambese mbe nkamene n'ahakiri kare nyine juru kaya amapurage yanyu ibintu byanyu bishirira mu magambo umukobwa yakubwiye ngo ndaguha akantu
ushobora kuzahora wishyuza umwaka ugashira. Banjye ntukamfata nk'izo babisi. Ngewe ikintu ngiye kukubwira sibyo tugiye muri deal urumva ugiye kunkorera akazi mbagira ngo ukomere utembere nyine nanjye niramanteze hari ikintu mbangira ngo mba ntegereje icyo mbwira. Akazi kanjye se ntubizi iryo faranga ari kubita iryo faranga ebyiri zishyushye uvangamo igihumbi jya ubanza utekereze ese ni iki ngiye gukora. Ariko nawe uko amafaranga yabuze si ubwa mbere dukoranye si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu ubu ngubu reka nkubwize byo kuvuga ngo tuziranye n'ibiki iyo byagiye mu kazi aba ari akazi kuko unshanze mu kazi ukazana ibyatuziranye ukazinywa wenda ndi kuzicuruza ukazinywa ukagenda ngo nuko tuziranye ejo nzayaguha ubwo nuko biba byarangiye. Nta kibazo uri umuntu wanjye ndayaguha bitewe n'ikibazo mfite ebyiri ntari cyose amafaranga ikibazo rero gikoma ndashaka umwana wabyaye uramba ngira ngo menye uburyo ni ari akawe nshobora kwica nkawe nagashyiramo inkuru ariko ari akabandi mu kwica ubwo ntaba yapfuye mu kwica ariko ari ukwica no kwica rubozo ibyo bintu ntabyo uzi. ntari mu mwana mutoya narize yegerera akamaro waramureze ariko so wawe muhuje uwamubyaye ntacyo duhuriyeho bifata gutyo ko ntacyo njye nawe duhuriyeho urumva nani nyine ni icyana mama we n'iki yantwaraga ibintu twaje afite amafaranga urumva ariko we namukuyeho mu nzira urabizi urumva ni napfa tutamaye kirakazi byari bigoye nagiye mu bapfumu n'iki ariko se nyumva we nyumva akazi karacyahari erega si ubu wayandirira imwe arenye wazizingazinze arenye yemurira ko mwa urumva kampereza nkwereke ko nshyushye nyine kaza tubanza wumve turaba tutuzigiranye urumva uwo mwana nyina amusigira imitungo mbere ariko nyine mukura ku isi iyo mitungo ndashaka kandi icyo cyana gitangiye guca ubwenge niyo mpamvu rero ngira ngo ubanze ukindangirize. Ufite imyaka ingahe? Mugisha enda hano mwana naho ubundi wowe se abana nk'aba nyine yari bato bashakira amaji akaba ariyo binywera. Mugisha hano usuze tonto uraho sha umeze neza icara hano amakuru urakomeye urakomeye wariye nariye ufite imyaka ingahe? 12 wari unzi? oya ntabwo unzi? subire gukina n'abandi bana sibyo samerisi nawe uraje cyane ni ukorera ni gushaka kangaka abo nyibwira ryari uyu munsi ejo mugoroba ndakora ushaka byose ndamugeza kuva mu bwije urumva muvoma hafa hepfo nzanira amakuru mu masaha y'umugoroba mu masaha inaha z'umuryama ryawe abaturage b'inaha saa moya baba bageze mu buriri bakwaza saa moya n'igice zishyira saa 2 uzakajije guza ukarenza irembo ntisimbuke uzane amazi dushyireho inyama ukabwira ntidukaranga akaboko yakundi inyama nyine uhita umworeka nyine ukamworeka muri ibyo ngibyo agahita aguruka agenda atareba inyuma ubwo rero urumva nta kindi gisigaye avanse sure uzakora ibishoboka byose uzagaragara ko nyine nk'umwana wenda batsikiye kuri robine akabakubita hasi mbese ako ni akazi kawe sigomba ngo ubwire uko uzabigenza avanse noneho shakira ka avanse ukora ifaranga mu wanjye shakira ka avanse nyine noneho nkwereke ko wabanza kugura icyo kunywa wabanza kugura icyo kunywa kanzimanire nyine ariko ubundi iyo nyinjiza mu cyumba ibintu burimo ni ibi nyinjiza mu cyumba tukaganirira aho ngaho by'abantu bakuru kazane nkwereke kazane nka gotomere rwose nawe icyaka cyawe ni umunsi umeze neza nta kibazo wageze ku kizi rero hamza cyuma kandi ahubwo nkawe twatandukanye twabuze igisubizo warategereje iki
njye inama nari nakugiriye yari yo gushaka uburyo ki bwo kujya mu bapfumu ugakoresha imiti nawe ntukoresha kumuniga bazagufata. Hano urabizi ko leta yacu idashyigikira amafuti. uzi n'ikindi mfite uburyo bwanjye ate narabubonye cyarakemutse. Umuti ni uwuhe se araba atari uwo kumuniga? ikindi cyari kuri kihe umubwira ubonye umuntu ugomba kubinkorera kandi uwo muntu byanze bikunze ndamwizeye uzamuniga urumva namara kumuniga umutemwiriwe bizagaragara ko wenda yanyereye akagwa mu iriba yikanze nk'ikintu ibyo ntabwo nzabibaza hari umuntu uzirwa nkeka rwose. Ese ko uzi ko adasigana na gashiki ke bazabica bose? Shajya ubyihorera kumushuka biroroshye mushiki we buriya akunda inyama ku rwego rwo hejuru buriya n'umugati umusaza najya kuzana amazi tukazajya dufata inyama urumva zo guteka umusore urumva ikizagisiga ari iki none si ikibazo ajye kuvoma ngo birangirire. Ese ikibazo mfite nibamara kumuniga bakamuta mu iriba leta ikazakora autopsy bagasanga umwana bamusanze mu iriba bagasanga baramuneze ntibizagukururukaho? ibyo ngibyo bikorwa iyo afite umuryango ukemera ko igite babikora kandi umuryango ufite wibuka ko ari ngewe urumva nasubiza iki kubihakana. ntabwo njyewe aho ngaho nta nama nakugira. na n'ubu uracyatsimbareye ngo ndacyatsimbaraye urumva ngo leta ngizaza ngire gute na gutya reka tuzi icy'ingenzi ni uko ugomba kumurangiza kandi namushikiye tukamwigira umwanzuro. byari kuba byiza bagendera rimwe ariko ntubatse akamanza nk'igice agasaza nimbona bimaze kugira namushikiye nzahita nkuraho umwanda. ese umuntu waramubonye? ahubwo se kubishyira kera yaguciye angahe se? komera uko wavugaga ko nta mafaranga ufite. nicyo utakora kugira ngo wivune umwanzi uko byagenda kose ugomba kuyashaka aba rero ntawe bamufite ba bantu se nibo baguhaye amafaranga none kandi ubu baragize inshuti nziza. nawe gusa nyine ntabwo hose ndayabona ariko byanze bikunze nimara kumwica urumva nzahita mfata n'iriya moto nzamwishyura nzamuha igice andi nanjye ndatwara si ibyo mbaza. numva nta gitekerezo nakunguraho niba barafashe umwanzuro. ni ibanga atazagira n'ibindi. urabizi ko turi inshuti kuva na kera ntabwo nakubwira. usanga bimbanye ibibazo ariko nyine ni uko wari uzi mu buzima busanzwe ndaho nize ariko neza no kunsura niyo yayo ndaje nubwo naje ari ibibazo nkaba numva byakemutse nta kundi. gusaba sibyo ujya kuzana amazi urabona bwije ariko ihangane sibyo ujya kuzana amazi sibyo tugiye gutekana inyama ariko mbere farasi kambaye kwiga uno banguka ariko ntabwo ujyana na mushiki wawe ugiye gusiga nk'umushiki sibyo ugasanga tumaze kuzitwangana ndabagenda ubanguke ndabagenda nawe ntunganyirize isafuriya sibyo ndaje sibyo n'icyuma